gihugu dufite ikibazo gikunda kugaruka cyo ujya wumva ngo cyitwa ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi rero rifite ibintu byinshi bitandukanye. Twebwe aho dukorane ku kantu kamwe kerekeranye no gusoma ibitabo n'iki. So ibitabo rero nanone bihuze n'ibintu bigezweho byo kuvuga ngo bya digital education, digital library. Dutanga digital library service ku mashuri kuri za university. Ubwo ndavuga kuri za university kuko rigiye n'izo nzu, ariko mu bitabo byacu harimo n'ibyo muri primaire n'ibyo graderi. So tugiye kuri university rero, ubundi mwese mwagiye muri university, umwarimu agira course plan ye cyangwa hamwe bakabyita syllabus, ahandi bakabyita iki, mbega agira ikintu cyerekana ibyo azigisha. Icyo kintu cyerekana ibyo azigisha ubundi kugira ngo bigende neza, hakiganira na bagenzi be bigisha muri departement, bamara kucyemera kikazamuka bakavuga bati tugihaye abana. Iyi niyo kontra umuntu aba afite na university n'abana n'ababyeyi babo, kuko ababyeyi nibo bishyura na leta rero kuko ari iyobora ntuzi. So iyo kontra, icyo kintu cyitwa syllabus gifata nka contract iya umubyeyi agomba kurebamo, umunyeshuri agomba kurebamo, leta igomba kurebamo ko n'ihembo wa mwarimu nayo iyobora iyo iri hejuru rwose barya shuri. Uti bipfira rero tuzayemo ibintu bya digital, kuvuga ngo tugiye kubwira umwarimu yuko noneho ashobora kwigisha neza kurushaho, kuko cya gitabo umunyeshuri yari kuzagura 100,000, 50,000 tukimuhaye kuri make, tumuhaye tumuciye 15,000 tuvuge, kugira ngo azagire ibitabo 100,000 ahitamo ibyo mwarimu yamutegetse kuzasoma. Sinzi nango niba tujyana. Urumva igitabo cyo Harvard bigiramo simbizi biology kigura nk'ibihumbi 180 by'amafaranga y'u Rwanda, 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko cya gitabo bigiramo Harvard twifuza ko ari cyo bigiramo n'ubundi hano i Kigali, ariko naho tukagitanga kuri kiri digital, kuri iyo subscription. N'ubwo nk'ubu kotiza turi benshi muri Afrika, dufite abanyeshuri ku isi yose. Company yacu dukorera ifite abanyeshuri 1,500,000 bafite kuri ibyo bitabo bakoresha. Hano mu Rwanda ikibazo rero dufite ni cyo kuvuga ngo syllabus z'abarimu bacu zahuzwa gute na digital library. Noneho umunyeshuri akaba mwarimu akamuteka gusoma ibitabo runaka, akamwereka azakura ibibazo n'ibizami, akamwereka naho azaganira na bagenzi be biriya bintu byo gukorera hamwe, kuko nabyo dukeneye kubyisha cyane mu mashuri. So waba umuganga, waba umwavoka, wakiga gukora accountability, uzahura n'abantu hari n'ubwo uzagira imana ukabayobora. Utarize ku ishuri gusoma no guhuza ibitekerezo no kubiganira no kubicoca no kujya kubyerekana imbere ya bagenzi bawe bakakujora, ntabyo uzashobora. Nibyo bibazo dufite ahangaha. Ntabwo abantu bagisoma, noneho haje bya Google, umuntu yirasama akavuga ati mwarimu ndamushubije. None dusubire ku ubwenge buri mu bitabo, buracyari mu bitabo. AI biriya byaje ngo bya artificial intelligence ni aggregation, ariko artificial intelligence ya aggregating ibyo bonye byiza n'ibibi. Mwabonye ko mugiye muri Google gashyiramo izina ryanjye, wabona ko nenda nawe nanyoye inzoga nabyo biranditse. Ibyo ntabwo twabiheraho tuvuga ngo turabyigisha. Tujya muri Google, tujya muri digital library, kubera ko abahanga bahisemo ibitabo byiza barabiduha kuri make. N'ababyeyi babimenye rwose, mubwira ababyeyi b'Abanyarwanda ugiye muri university aho umwana muzanira syllabus, ubwo ni kontra umubyeyi agomba kumenya. Amwereka ibitabo arimo kwiga niba bigezweho, amwereka ibitabo bari kwiga niba aribyo biga Canada, niba aribyo biga Sweden, nabyo ni cyo kujya kwirukanyira ngo kujya kwibura bya birangiye. Bo tuba twigisha bimwe kimwe byari kandi twabyigisha kuri standards zimwe. Sinkumvika ubwireme ry'uburezi twaba turizamuye. Akabazo rero kari akabazo karuko ninde uzatangira, ninde uzabihuza, kuko uyu munsi uko biteye mu mbabarire sinzi ntabwo ndi buvuge amazina, ariko university nyinshi usanga zifite nk'akantu kitwa ngo digital, barashyizeho link kuri website yabo, ariko kugira ngo bakereke heke mbega ni nk'awa mukobwa mwiza wisiga ariko akayisiga nko ku bigoyi gusa, ugasanga nenda nko hasi nko ku nkweto itakoze neza, nibyo twita cosmetics. Hari abantu bazana ako kantu ko gushyira kuri website yabo ngo bafite digital library. Wabaza utese abanyeshuri turebye memoire zabo zihuye na nuze n'ibitabo bigezweho. Wabaza utese mwarimu runaka wigisha physique, igitabo yigisha nicyo Beijing bigisha, nicyo Harvard bigisha, nicyo Stanford bigisha, nicyo Canada birukankira bigisha. Ako niko kabazo gakomeye. Utiro byagenda gute? Ubwo simbizi uko byagenda, ariko ntekereza ko nko guturuka kuri ministeri muri heke kubwira abantu ko iyo baje gukora inspection kwa kundi baje bazikora batangaza accreditation, bareba n'ibyo abana bakora, bareba niba abana basoma, bareba niba mwarimu ya syllabus ya contrat ye afitanye n'umunyeshuri na university n'umubyeyi n'igihugu igezweho, niba akoresha ibintu bikoreshwa South Africa, Misiri, Egypte, Morocco,
Canada. Education ntabwo ari ikintu wigisha physique ntuzambeshye ngo ni physique yo mu Rwanda, oya, ni physique yise. Agomba kuba afite umu-engineer wize electricity, agomba kuba yarize ibitabo bimwe, yarakoze amatravo amwe, yarabikoze mu buryo bumwe n'ubikora mu Moscow cyangwa ubikora Boston. Mubona kutagira iyo attitude yo gusoma hari ikibazo giteye ariko attitude yo gusoma buriya irigishwa. Njyewe ubavugisha nize mu seminari hano mu Rwanda ari imyaka mfite, baduteka gusoma buri cyumweru tukajya gupresenta igitabo ni kimwe. Ibyo bintu nyeze no muri za Amerika muri nkora PhD byaramfashije, kuko muri PhD wo gusoma nk'ibitabo 7 buri cyumweru. So twagaruka hano abana b'iki gihe tukashaka nko kubaha ibintu byoroshye. Google nyine isanzwe nakubwiye ngo muri Google ushyizemo izina ryawe wasanga nawe warayo inzoga, ariko ibyo ntabwo aribyo twigisha. Ngo tugomba gukoresha ibikoresho bya digital bigezweho bikoreshwa ku isi, tukagarura ibitabo nyabyo muri syllabus zacu zo mu Rwanda, tukabwira heke ngo nujya gusura ishuri ntuzarebe gusa ngo bashyizeho link babaze n'abanyeshuri bagiyeho ni bangahe. Hari uzikora abantu ba university ducuruza mugasanga bafite konti 10 gusa ku banyeshuri 6,000, ntabwo ushobora kuzijyaho, kandi buri mwana agomba kugira konti yatwara mu rugo, kandi buri mwana ku gitabo kimwe kigura amadolari. Nabwiye ko igitabo cya physique cyiza kigura 200,000, amadolari 150, 200. Ibyo nabanga rero uzakigura gute se? Ariko twebwe iriya company yabishyize kuri platform, ari nayo mpamvu miliyoni n'igice z'abanyeshuri ku isi batwitabiriye. So naba hano rero igihe kirageze nibyo tushaka kubagezaho, ariko ubwo nenda tukazasaba n'itujye Imana tuzabona heke tuyisabe ko igiye gusura ishuri ireba ko bya bintu bikora, ntuwasange link gusa. Ariko kuba abanyeshuri basoma ni kimwe, ababigisha bo bakora ubushakashatsi bakajya muri library. Ubwo nyine ubwo sinzi niba mushaka ni mbabwire n'ibiparo n'uko dusohoke muri context nigeze kwigisha ahantu hano. Naje gufasha university imwe gutya nyiba hakurya nyiba mu mahanga. None abana mbita abana kuko imyaka yangira binyemerera, nangiye kubajyana muri laboratoire gukora kujya search, find, learn, apply and ngo genda ushake ikintu kiganira abagenzi bawe ukerekane mu gicoci mukizane. Urumva ni linye ndende, ni bari chain ndende, mugeraho mu present imbere y'abanyeshuri bagenzi banyu. Nindangiza nzabazanira abayobora amabanki, nazanye abantu bayobora BRD, abayobora NIRDA, abayobora iki mu present imbere yabo, natari n'abanyamakuru na televiziyo nkabo. Abana nyuma batangira kuyobwira gutyo baranyanga, bakora revolt yo kunyanga. Ariko nyuma tuza kubika n'ubuyobozi bubera bufite akamaro. Ubuyobozi bagaruka babwira toya, ahubwo twe twarabuze umuntu ubacengezamo iyo ngo yaramubwiraga ni jewe ntabwo nifuza kwigisha umuntu ngesho zandike kuri business card ye ngo MBA ngafite ngo Master of Business Administration. Niba tugomba kwandikaho MBA, reka twandikeho standard. MBA ifite standard za CBS za Vancouver mwirukira, za Stanford, za Virginia nigishaka. Ndashaka ko mwandika kuri business card yanyu MBA ifite content. Ariko bakora revolt yo kunyanga. Ngira Imana umwe avamo aravuga atari ko abwira ubuyobozi buzuragaruka ati mwebwe aho utabishaka nasohoke. Ariko twarangije abo bana mbita abana bo bambabare mwe n'abadirecteur mu mabanki ni hose. Ubu ni inshuti zanjye ni ukuvuga ngo nta muntu wanga ibyiza. Icyo mbabwiriye ubwo rugero, nta muntu wanga ibyiza barayuza cyangwa se harabuze uburyo bwo kwimugezaho. N'ibiro turwana nabyo by'abana kugira ngo basubire mu muco wo gusoma, kuko ubumenyi mu bitabo bizwi ntabwo biri muri Google isanzwe bandurura cyangwa AI ifata byose. Ubumenyi mu bitabo bizwi, ubumenyi ufite standard international. Uko ukora umuhanda hano wa kaburimbo birazwi, byaranditswe. Ntabwo uzawukora ngo ukoreshe ngo Google ngo uzabaza Google. Reka twigishe abana bacu kuvanga kaburimbo neza, tubigishe gukora imihanda no kwipima neza, nubwo tuzagira ibintu bidafite amakosa. Ariko kugira ngo tubigereho nuko tugira abantu badufasha gukora knowledge iri based kuri standard zigezweho kandi bavoma ku isoko nyayo. Aho kuvoma ibiroha, n'uwagiye kuvoma ibiroha yavomye ibiroha nabyara byizana. Ariko reka tuvoma amazi asukuye, tumenye cyane iyo kontra nkubwiye yitwa syllabus. Yewe mfite umwana akajya muri university nakayimutumye, mubyeyi utwumva cyangwa ubumva natuma umwana ese mugira syllabus. Ese ya university yo kujyamo syllabus zayo ziri posted, ziramanitse kuri website yabo. Ugiye kwiga Singapore, simukunda Singapore hano tumaze imitsi yikunda. Ugiye National University of Singapore, actually nagiye muri nabaye muri 2006, kuri website yabo syllabus ziramanitse. Icyo uziga kirazwi, kontra iri clear.
reference azakoresha ziri clear, uburyo azabyigisha biri clear. Aha niho bonyine tutabibona. Nifuza ko naho twashoboye ibintu byinshi muri kino gihugu, ibi by'ireme ry'uburezi si byo byakatunaniye. Murakoze.